Yeah, mon bébé, oh, Araturijije ni harahara mu rukundo, oh, ugurura ubu ni wowe mutima, je suis comprimé la vie tu es belle. Abakunzi ba Meddy muri he bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bica ku butare media, by'umwihariko abakurikirana umuryango w'amateka showbiz entertainment byose babihari ibiganiro byubaka ntari wabisanga. It is on one channel called ubutare media. Umungu wanyu JD w'ibihe byose niwe ubahereza ubwino cyangwa se ubavira imuzi n'imuzingo. Mwumvishe byinshi cyane, mwumvishe indirimbo zitandukanye, impeta, mwumva indirimbo nyinshi cyane zirimo rwose uzamubwirire n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Uwo muhungu namubazaniye yitwa nde, bimeze bite, amaze igihe hehe? Ni ikaze rwose kuri buri umwe wese ukurikirana ubutare media. Make sure that ukora share na like, ubundi twitwikire dukora ibintu bigezweho. Subscribe ntuyibagirwe, ndabakunda cyane mukandusha. Ami JD, I like you so much. Okay, you're welcome. Yeah, mon bébé, oh, Araturijije ni harahara mu rukundo, oh, ugurura ubu ni wowe mutima, je suis comprimé la vie tu es belle. Naremeye ubu ni wowe, fasha twenyegeze, turwenyegeze, rukundo turwenyegeze, twenyegeze. Alright, kumwumva bigutera ikiniga, kumwumva ni ibintu bitangaje. He's your boy, munamubona rwose ku ijwi ritangaje, amazing boy, fantastic, ni mwiza cyane nkuko mubibona. Amazina yawe na yahe rwose, tubwire muhungu? Tom Breeze Live aka Zaba, you know. Tom Breeze Live aka Zaba niwe ndi hamwe nawe rwose. Nababwiye ngo ndagukumbuza ari kugira ngo ni ibintu biri butinde, ariko nahaje. JD w'ibihe byose ndi kumwe n'umuhungu wanyu Tom Breeze, mwakunze mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, murazizi nk'impeta. Ngira ngo twihuse tuzamuka kugira ngo munamenye ko neza ari we atuzamurire impeta kugira ngo dukomeze dutwike turyosha twimereye neza. Thank you so much. Impeta ninyikwamika, uzamenya ko ari njye wayikwamitse. Impeta ninyikwamika, uzayiha agaciro nkakwemaye. Impeta alright, ati impeta ninyikwambika uzamenya agaciro, uzayiha agaciro nkako wigeze kuma. Iyi ndirimbo rero tugiye kuyiheraho nkubaza rwose tuganira. Ni indirimbo wakoze inyura imitima y'abantu benshi, yaciye ibintu rwose by'umwihariko mu karere ka Rubavu entertainment. Rwose byari bigoye kuba wapanga igitaramo udafitemo Tom Breeze. Tom Breeze, indirimbo ubundi dutangire kuri CJ yaturutse he kuri iyi ndirimbo? Indirimbo abumva ko nari nkiri muto cyane, niga muri senior 1 na 12 ya 12 nide ariko yavuye ku wundi muntu, no kuvuga ngo ni umuntu runaka, ntabwo ndamuvuga izina, ariko ni umwe muri famille yanjye, mu bavandimwe banjye tuvugana. Yaramaze cyari gutegura ubukwe, and then sinzi uburyo nicaye
numva biraje ya umva numvise inganzije ndavuga ati impeta ya uba wumvise impeta iraje Tom Breeze rero hari ibintu byagiye bivugwa cyane ku ndirimbo impeta biteza zaga bavuga yuko hari n'undi muhanzi abandi bati bayikwibye byajute ubundi byaje gukemuka ute urabona imiziki cyane imiziki yo mu ntara benshi nakiragiye kwanza twayijyagamo tudafite orientation twajyagamo tudafite icyerekezo for loving only twayijyagamo bitewe no kuyikunda ntabwo twaba tuzi ngo ku giti cyanjye nawe nabanzi ngo buri kintu cyose gukunda umuziki byonyine yes waba gukurimo and then ubwo nagiye muri stu ndatekereza mu barimu icyo gihe ariko young peace nzi niwe ndayizi rwose kabisa and then producer turaciringa arankunda dukora indirimbo ashize amezi make cyane ngiye kumva numva indirimbo sagiraje ati indirimbo bya Bastinze yes agibuka yindi n'umuhanzi niba yitwa simbibuka neza ariko harimo witwa niba ari Karidi yes n'undi muhanzi bari babiri and then biba saga danger bya danger and then nyine biza kumenyekana k'indirimbo n'ubundi yibwe nyine yari yanjye birarangira to ibindi biri inyuma ho n'amabanga y'imiziki Tom Breeze wiyumvisha ute wanditse igihangano cyawe ikuriye mu maboko sinzi niba ari nawe byandika uraza no kubitubwira wiyumvisha ute ujya kumva igihangano cyawe bagize ute bagikozeho wumvishe bimeze bite ngewe mbere yuko niyumva positively mbere yuko muri indirimbo ubundi najyaga numva abahanzi numva ba The Bane numva n'abanzi bo mu karere ka Rubavu nyine numva mfite amatsiko yo guhura n'umuhanzi nyine nibaza umuhanzi ni muntu ki ngewe uko niyongoza kuba kuririmba kuko ndabyibuka icyo gihe nari n'umuraperi nari umuraperi ko niyongoza kuririmba nkarapa ubundi umuhanzi ni muntu ki except me umuhanzi ni muntu ki muri iyo minsi hari umuhanzi nifuzaga gukorana nawe featuring kandi urumva nabona nakagiye muri studio ariko ikintu cyanangaje uwo muhanzi niwe waje kunshishura ati uwo muhanzi niwe waje kunshishura nahise mvuga ati rero najya niba ari agaterera nzabwa niba ari muzenguruko nahise mvuga ati uyu muziki kabisa nawe ni muzenguruko wowe wifuza usangeje kwifuza urumva ubwo rero nyimara kumva iyo saga ibyo bintu byabaye kwanza nafashe nk'ibisanzwe kuko sinensobanukiwe na muziki ngo niki nsobanukiwe na muziki ko urumva bwa mbere ngiye muri studio nafashe nk'ibisanzwe ariko abanyamakuru bakambwira ati wa mwana w'ibintu ntabwo bisanzwe wowe ntabwo usanzwe ufite impano irenze kuba abasitari bagerageza gushishura indirimbo yawe ni ibintu birenze ndabyibuka bwa mbere njya muri radio siko nagiye muri FM nambaye slip birumvikana nambaye slip numvaga ari inzu ngizindi urumva kuko nabifashe nk'ibintu bidasanzwe hashize nk'ukwezi iyo sagibaye ariko before numvaga ari ibintu bisanzwe ntabwo nabifashe nk'ibintu birenze muri make kuko bibaho abahanzi gushishura bibaho uretse ko nyine ariko nubwo uvuga ngo ntabwo wabifashe nk'ibintu birenze kujya kumva umuhanzi ushobora kuba wenda watekerezaga gukorana nawe featuring mushobora gukorana indirimbo kumva yashishuye igihangano cyawe ngira ngo hari akantu gashobora kuba kuva mu buto bwanjye ntangire muzike hari ikintu niyumvagamo cyabaga mu mutwe cyane kubera numvaga ko nta rugamba mfite imbere yanjye numvaga ko urugamba mfite ari urwanjye nanjye numvaga ko mpangana nanjye rero gufata ibintu nk'aho bidasanzwe muri muzike ngo bashishuye indirimbo numvaga ari ibintu bisanzwe kuko sinjye wa mbere byari bibayeho ikindi kandi kuba ari umuhanzi wenda wari umeze nk'aho ari icyitegererezo cyanjye muri kano karere waje kwishishura nabyo nabyumvise nk'ibintu bisanzwe kuko numvaga ko n'ubundi nubwo nifuza se ko dukorana iyo featuring ariko njye nta rugamba mfitanye nawe nubwo nifuza iyo featuring n'uburyo bwo kwagura muziki ntabwo ari byo kuvuga ngo ngarambe nze n'icyo numvaga nyine
Tom Breeze hari ikintu wigeze gukomozaho uravuga uti nge mbere narindi umuraperi ariko buno abakuzi bakuzi nk'umuntu wa R&B icyo gitekerezo cyo kuba wararapye ukaba uririmba R&B byagenze bite dusobanuremo akantu gato kabisa ariko tukiraho uratangira wenda udukubitiraho akaririmbo warapaga twumve neza uko byari bimeze kugira ngo dukomezanye abakunzi bacu nabo ndizera ko ni benshi bagukurikiye kandi bakubona kugira ngo dukomeze turyoshe ravyibuka numwera ndirimbo burakarimo ako kantu ariko yenda n'umuraperi mwiza bajyaga banyimira cyane navyuka narapye Baby nagukunda mu byukuri ndagushaka habazabaje kudutanya sinzi icyo bashaka bima matwi kenshi kano bagendere kure cyo ngahita kikero rukuno maze rukure bibaza imyakirenga ibiri baby tumaranye maze urebe dutanye so unyihakanye baby more happy ndinde kuguhomba nyumve nazagira n'icyomba ukomeza kukureba nakure y'amaso huwa gukunza rakurinda kana nari maso nibuza hora kureba buri munsi so beautiful you like that I'm all remember yo mwumva kuri vaze ni ibintu bye rwose ibi bintu uko biryoshye byajute kugira ngo uhindure sije yo kuba uririmba urapa ukaba uri umuririmbyi buno dusanzwe tuzi ko uririmba mu buryo bwa R&B. It was like dreams byari ibintu bimeze nk'inzozi bimeze nk'inzozi because ura mu myandikire yanjye hanini ya kera ntabwo nandika gato kugeza uyu munsi ntabwo nandika indirimbo ariko kera bitandukanye n'uyu munsi kuko kera najyaga ndyama ngabyuka vasi aje tuna urumva byari nyine byari talent ariko through dreams najyaga ndota ngabyuka ndirimba uyu munsi biba gake ariko ngifashisha no kwandikaho gake ariko bitari too much. Okay, Tom Breeze utangira umuziki wawe utangiye ryari? Yibuka muzike natangiye 2004 nibwo navuga ngo natangiye kumenya ko mfite impano 2004 kumenya ko mfite impano ndi muto cyane njya muri stu 2012 nibwo nakoze impeta ngomba ninjiye mu ruganda mu kino kibuga mu ruganda rw'imiziki kugeza uyu munsi ndacyari muri muzike nubwo warashize igihe kinini cyane ndakora afite ibintu mugiyemo cyane ariko bifitanye isano na industry ariko nico gihe natangira umuziki muri rusange ndakomeza kubahereza show rero bakunzi bacu b'Ubutare Media nababwiye ngo my name is JD I'm with your boy Tom Breeze ndabakunda cyane ariko none Tom Breeze ndagira ngo udukome makanu kamwe kugira ngo dukomeze turyoshe dukore byinshi izindi chano zitigeze gukora wowe kola share na like ku biganiro byacu ndabakunda mukandusha nibisanzwe ubuto narinzwe nk'amarishari wowe ukaminura nk'arishari urakana kabi aho kupitapita umera hasi wafashe agapege kandi nsanzwe nzigura umupende uririmba muri korari sinarinzi ko pe nawe ujya usilinga kumbura flyinga n'abapapa bagufilinga jaya Insta Snapchat, ubu wigize gashadi move TikTok, like sibaza gusajije shaya Insta Snapchat, ubu wigize gashadi move TikTok, like sibaza gusajije shaya okonorikeza usana kana kimana kandora kabandi uzabyigire kubandi okonorikeza sana kana kimana kandora kabandi uzabyigire kubandi uhora na sekba gutuvumura twese na mutima ugira nani mugira nikututambona nyashi yabaye nyashi na nyashi yangize ipanji nyashi yabaye nyashi na nyashi zaneza police nyashi yabaye nyashi na nyashi yangize ipanji nyashi yabaye nyashi na nyashi zaneza police Insta
Snapchat ubu wigize gushira ibuhu TikTok like zibasagusajije ukuntu uri keza sanakana k'Imana urakabandi uzabyigire ku bandi. Wow, amazing sound. Nabavuye rwose ngo nakatazaza nzakazana ibyo mutigeze kumva, ibyo mutigeze kubona rwose nta handi wabikura usibye kuri channel imwe Ubutare Media. Impano idasanzwe ngira ngo si byo kuvuga ku magambo gusa, namwe murabibona muranabyumva. Tom Breeze, binteye kwibaza indirimbo ushobora kuba waratangiriyeho ni impeta nguko twayumvise cyangwa hari izindi ndirimbo ushobora kuba warahereyeho? Siyo ndirimbo nahereyeho nandika, ariko niyo ndirimbo nahereyeho nkora muri studio. Siyo ndirimbo wahereyeho wandika? Indirimbo wahereyeho waba yibuka? Biragorana cyane kwibagirwa indirimbo bahereyeho. Wow, wow, sure rwose kabisa watukiyumvira. Ndabyibuka indirimbo nakoranye na sister, indirimbo yitwa ariko izina ryibagirwa yitwa Nibari Ishavu. Ishavu. Abango ushimishwa no kubona mbabara, ushimishwa no kubona nshavura, ushimishwa no kubona mbabara, ushimishwa no kubona nshavura. Ndarahiye ndarahiye nukuri ndarahiye sinzongera kwizera uwo mbonye wese. Oya oya unje ndi nyuma utaziyongana, nahura n'ibyago ukanyihakana, nagundi nanahundi nabibona nkababara. Wow, murumva ko rwose wanatangiranye imbaraga zidasanzwe n'indirimbo. Ngira ngo niba mbyibuka mbwiye ko watangiye muri za 2004, urumva ko indirimbo yico gihe rero ikaba igifite imbaraga zimeze zutyo. Urumva ko n'umuhanzi rwose utabyigana, n'umuhanzi birimo kabisa nkuko bimeze. Tom Breeze, turacaganira cyane, twahereye kera kugira ngo abatakuzi bakumenye bagusobanukirwe, twahereye mu ntangiriro z'ubuzima bwawe, ariko Tom Breeze ngira ngo nakomoje ku ndirimbo Imbeta uburyo yakoze hit. Tom Breeze turamwumva no mu zindi ndirimbo zigiye zitandukanye, ariko Tom Breeze waje kubura byagenze bite? Narabuze nyibukije umuntu mu kwezi gushize, hari umuntu wamamagaye telefone yitwa Gideon, ni inshuti wanjye ba muri States muri Amerika. Yamamagaye kuko nakunda kumwandikira indirimbo cyane. Akambaza se, Tom Breeze wowe ni byiza wandika indirimbo ariko se kubera ko utaririmba? Nabwira ati imiziki nyine binsaba izindi imbaraga nyinshi cyane, ntabwo naragira ku rwego numva nshaka kwinjira muri muzika, ariko si byo bintu byatumye mbura, kuko before yuko mbura nuko nari mpari. Naje gusanga ndatekereza ko narangije amashuri, nibwo nyuma yo kurangiza amashuri kwanjye buriya niho nahise mbura, abantu barambura kabisa. Narangije amashuri mpita nkomeza kwiga mu ishuri ryigisha umuziki ku Nyundo. Urumva byantwaye imyaka 4 soza amashuri kuko nari maze gusobanukirwa all about music. Naje kwisuganya ndavuga ati no, how can I do it? Ni gute nawe ukora sasa? Naje gusanga nyine ikintu bita family. Igihe cyose ruba abantu, igihe cyose abantu bambuze, ari abankunda, ari abanyanga, abantu bose witwa ngo yarambuze, cyane cyane abakunzi ba Tom Breeze. Nari mbugiye firstly nari mugiye mu mashuri, ngira ngo zaze mbaye ibintu byiza. Nyuma yo kuza nahise nshaka ikintu kongera family, kuko urabona mfite fans ni byiza bari muri family yanjye, ariko I need no family. Babandi no dukorana, abantu bita muri yino industry bita gang. Nari nyine gang
izajya imba hafi always mu buzima bwanjye bw'umuziki bwa buri munsi. Urumva uyu munsi rero ufite gangs, ufite ya famille, ufite famille ngari cyane inyemerera kuba nakorana umuziki mu buryo buri international kandi mu buryo bwiza cyane. That's why uyu munsi nagarutse muri make ibyo nabimvugiyemo my guys nibyo ngibyo. Mu kinyarwanda baravuga ngo nta utinda adahambira, ngira ngo impamvu ubashe kiriya kibazo Tom Breeze aho nacaga hose ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose bajyaga banyandikira bati icyamamare Tom Breeze ari he ko twamubuze bimeze bite, ngira ngo murabizi yuko ntabwo muntuma ngo ntenguhe, niyo mpamvu nabazaniye Tom Breeze. Tom Breeze hari vibe uburyo iririmbamo rwose ni ibintu byiza cyane. Ese hari akaririmbo kaba kakuri hafi kajyanye n'indirimbo ihimbaza Imana kugira ngo dukomeze tujye mu bicu tumeze neza cyane? Okay, indirimbo ihimbaza Imana turayiramya Imana, turaramya kabisa. Sure cyane. Okay, katuramya Imana. Abo twasenganye barashira bareba mwami tabara, nabo dusigaranye baragenda gake mwami basange. Abo twasenganye barashira bareba mwami tabara, nabo dusigaranye baragenda gake mwami basange. Turinde igitsure ni wowe ugitanga, kubura utabare ni wowe Mana. Turinde igitsure ni wowe ugitanga, kubura utabare ni wowe Mana. Uduha abafana dusange rwose ntabwo wandirimbira indirimbo imwe gusa ngo rwose numve nyuzwe, rwose numva ibi bintu wagira ngo ahubwo nibyo wirigwamo nibyo ubamo, sinzi n'uburyo iyo sije ije. Tom Breeze iyi ndirimbo ni yawe? Ntabwo ari yawe. Indirimbo rw'ubusihimbaza Imana uririmba neza cyane, wadukoma kandi karirimbo niba kari hafi. Ara karirimbo kari trendinze kugira ngo wenda tujyane neza. Ira ndirimbo ngo ni nziza, ira ndirimbo rwose ndagira ngo uyindirimbireho no rwose by'umwihariko nanjye ndayikunda, ariko isohowe n'ijwi ryawe byaba byiza kurutaho. Ni indirimbo nawe nyizi neza ariko nabyibuka abo kara sikona kazi. Ni nziza Imana ni nziza, hallelujah you done much for me. Ni nziza Imana ni nziza, ushimye this is my soul. Okay, good. Ndabakunda cyane. Bitumye rero hagira ikibazo nibaza Tom Breeze. Wakuze uririmba, wambwigiye watangiriye. Ese Tom Breeze nuwe muhanzi mu Rwanda ushobora kubukuntu ukavuga ngo is my miracle, ni cyitegererezo cyanjye? Nuwe muhanzi? Urangunda umuhanzi nkunda abanzi babiri. Ariko ku mpamvu zitandukanye. Unda The Band. Yes. MEDDY. Ndatekereza n'abanzi babiri nkunda cyane kabisa, ariko ku mpamvu zitandukanye. Buri umwe mufite icyo mukundira, undi mfite icyo mukundira, nanibo mfatanye icyitegererezo kwa the way. Biragoye mu Rwanda kumva umuntu akunda abo bantu bombi, kuko hari na challenge zikunze kuza, ninde urusha undi, ninde bimeze ute. Bitumye nankubaza icyo kibazo, kuri wowe ubona urusha undi arinde? Ibyo ni ibanga ryabo. Ariko hari indirimbo kameme zabo urazumva kandi ni byiza kuba bakurikirana. Ushobora kuvuga uti njye nyende ku marangamutima yanjye, reka tubwe amarangamutima. Amarangamutima nta urenze undi, ahubwo buri wese afite icyo arusha mugenzi. Yes, ati buri wese afite icyo arusha mugenzi. Okay. Dufate urugero, njye nyende ku mpamvu yatumye mbakunda. The Band
ni umwanditsi mwiza ni n'umuririmbyi mwiza ariko ntabwo agira positive, ahora ari positive mu kuririmba ko agira positive. Niba aririmbye indirimbo iri negative, ifite amarangamutima ari negative, we agaragazamo positive, sibyo? Ariko nkamukundira ko nyine ntabwo ashakisha, niba ari positive nyine ndi the brain, that's why mukunda. Secondary afite ijwi ryiza byatanje, ibyo ni ibintu bitatu muri the brain. Ijwi ryiza, aririmba neza kabisa, ijwi riremeye nyine ry'umuhanzi, kandi aba ari opposé nyine, we ibintu abikora yitonze kandi agakoresha nyine ubuhanga bwe yifitemo, ntabwo ashakisha, ntabwo yigira negative, sibyo? Niyo abona ikintu kiri negative wakomeza kibira positive. Twayereye ubwo tuvuye kuri the Ben, ahari Meddy se we Meddy rero nawe ni umuntu uhora ari negative. Urazi indirimbo za Meddy nyinshi zikunze kuba ziri opposite. Ni indirimbo ushobora kumva, dufata urugero wenda na wamusimbura, dufata urugero niba yitwa iyo ndirimbo burinde bucya, ziriya ndirimbo zose yakoze wumva ziri negative, kandi kuko ukabona nawe ari negative. Ibyo ni ibintu bituma nkunda Meddy, kandi noneho nkamukundira ko akora ikintu asa nacyo, akora icyo asa nacyo. Buriya Meddy, imagine wamubonye ari kuririmba indirimbo za The Ben, byagorana none tuwimagina none na The Ben ari kuririmba indirimbo ya Meddy, ni ibintu nyine bisa naho wabona ko buri wese ari kwigana. Yes. Wabakundiye buri umwe wese umusaruro atanga muri showbiz na entertainment y'u Rwanda. Hanyuma rero ubakomojeho bituma numva ko rwose tutakomeza utagize indirimbo wenda byibuze ebyiri kuri bo wagenda uturirimbira. Musanze urukundo ruruta byose, kwishira no kwibesha no mu busaza, zahora ngukunda naharuka nyuma, tambuka rutinye kurwa turi kumwe. Voici comme ça, c'est mon bébé, jeune bébé, maintenant je note, baby, you're so fine. Would you be my love? Oh yeah, with you I'm complete. Baby, keep your hands on me, baby. Oh baby, Wow, mwumvise uburyo ki uyu muhungu wacu rwose akomeza kuduhereza show idasanzwe. Nakubwiye ngo niki tari cyaza nge nzakikuzanira. I am JD on one channel no Butare Mary, iguhereza show utigeze kubona, iguhereza impano zidasanzwe, iguhereza ibintu byose rwose waba ukunda. Wowe kola share na like ku biganiro byacu kugira ngo dukomeze dutwike. Hanyuma aha hanze aha mushuti wanjye Tom Breeze, hari byinshi bigenda bikorwa, abantu bavuga challenge mu muziki bakavuga bati umuziki wa kera hari uburyo ushobora kuba wari umeze, ese umuziki w'ubu wo umeze ute? Hari abavuga ko, hari abadatinya kubivuga ko umuziki wa kera wari ufite ireme ugereranyije n'umuziki w'ubu. Wowe nk'umuntu ukora ukaba ubibamo ubyumva ute? Uriya umuziki wa kera n'umuziki w'uyu munsi biratandukanye, of course. Ariko singiye kuvuga mu muziki wa kera wari mwiza kurusha uyu munsi, kandi singiye kuvuga mu muziki w'uyu munsi wari mwiza kurusha kera. Ahubwo ngewe buri kintu cyose ngishira mu ruhande rwacyo bitewe n'igihe cyabereye cyangwa se n'igihe kirimo.
umuziki wa kera wari mwiza kuko n'uyu munsi turabona n'umuziki uyu munsi ni mwiza kuko uyu munsi turabona ahubwo wenda hari amakomenti natera ku bijyanye n'amasitayiro uburyo hasigaye akorwa cyangwa se imyandikire uburyo basigaye baririmba bandika nizo komenti natera naho umuziki wa kera n'uyu munsi ngiye mbona nusi bitandukaniye ntaho bitandukaniye kuko ubu ngubu hamagaye makanyagabyo uko mbirabona aririmbe ngo jugumira cyangwa se aririmbe n'indi ndirimbo yari yose ndakeka atayishobora ntabwo yayishobora unamagaye uwo kirisizi cyangwa se ugamagara the pain ukabwira ngo aho uririmba izaseba nani tekereza ko nawe atapfa kubishobora byagerageza kose yabishobora sibyo ni ukuvuga iyo generation yabo yabaseba nani n'abandi iri yabo sibyo n'uyu munsi generation yacu ni yacu mbese muri make tugomba kwishimira ibyatambutse kuko aricyo twabyigiyeho n'ibyo turimo tukabibyaza umusaruro ariko the last ray ahubwo natera comment kubera iki ngewe niki kibazo nabaza kubera iki imiziki yacu isaza isigaye isaza ako ngako rwose kibazo ko kandi imiziki umuhanzi asohora indirimbo ibyumweru bibiri iba yakubise ikarangira akazindi wakwibaza impamvu ngewe nigeze kubitekerezaho nsanga ahanini biterwa n'imyandikire yacu na style duhitamo uyu munsi urugero Tom Close arakora afro fata urugero akoze kompa sibyo nanjye ndi hepfo hariya numvishe Tom Close akoze kompa nanjye ndavuze ati why not nakora kompa ntimwigeze ufokasinga ku kamaro kayo sinshaka kuba njyewe yego sibyo ndashaka kuba Tom Close cyangwa se kuba The Ben ibyo nibyo bituma imiziki yacu cyane n'isaza kuba undi muntu wowe icyo ukunda urakirengagije ahubwo ugiye kujya mu bindi tayo umwihariko wawe ugendeye ku bandi bitewe n'uko wenda yagakoze bigakunda nawe ugahita wumva ko wakomereza aho ngaho hanyuma rero tubwiye ko indirimbo tunakubashije ikibazo kivuga ko indirimbo za kera ngira yuko tuzigereranya n'izubu haba hari umuhanzi wa kera rwose wumva ukavuga uti nawe yarabikoraga hanze wa kera ngewe ntabwo ngira umuhanzi navuga ngo ntabwo bikora cyangwa se ntabwo yabikoraga yego buri muhanzi wese indirimbo ye numva nzi ubu ngubu mba ndi umufana hari izo uzi za kera mu ndirimbo za kankanyuze za kera remember ko hari indirimbo bakunda kuririmbira abageni niba umuhanzi niba ari Kamariza niba ari Nyabusa amata by'amatera agahinda n'amanyarwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa adutwaya nabaduka me mutoni wacu me mico myiza sibira rimwe me mutoni wacu me mico myiza sibira rimwe mumureze ni mumureze bakobwa ni mumureze bahungu nakundaga cyane ariko nuko umuntu buriya ibintu bya kera kugira ngo udasanzwe ukora ibintu bijyanye n'amakaraoke n'iki utayaheruka biba bigoye kugira ngo ubone ikitimba kera Tom Breeze bigeze kuvuga ko Tom Breeze yigeze ajya ku Nyundo nibyo byari bimeze biti ntabwo nigeze njya ku Nyundo ahubwo nagiye ku Nyundo wagiye ku Nyundo correct okay nagiye kwiga imiziki ndatekereza ko nageze ku Nyundo niga music production niga music arrangement niga lyrics writing ndatekereza ibintu bitayeho cyane okay none se Tom Breeze mbere yuko utangira kujya kwiga ibijyanye na muzika na nyuma yuko uvuyeyo hari difference hari itandukaniro
bihari kuri wowe ushobora kuba uvuga uti iki cyarakunze byanze bikunze iki byarangaga byari bimeze bite watubwira? Itandukaniro rihari nini cyane, rirahari kubona rizi umuziki ari itandukaniro rihari cyane. Kwanza no kuba mbasha kuba mvugira kuri microphone buriya uko ushobora kuba mvugana nawe uyu munsi bitandukanye niko nabaga nashobora kuba navugana nawe kera hashize. Itandukaniro ririmo cause ubu ngubu ni umugitariste, yes, yo ndi producer, yes, nshobora kwandika indirimbo nkamenya ko indirimbo iri bukoma abantu byanjye bikunde, sibyo, nkamenya ko indirimbo umuntu ari bikunde, yeah, and then nshobora nanone kuba nakocinga umuntu mugenzi wanjye akora ikintu kizima uburyo ata-expectingaga ko kiri bukunde. Urumva harimo itandukaniro rinini cyane na experience yo kuba navuga ati ubu ngubu ngora ibintu nzi, yes, of course, bitandukanye na kera ko nabaga najya muri studio bakankorera ikintu n'icyo aho ngaho nta comment, ariko uyu munsi nshobora kujya muri studio niyo naba ndikora indirimbo nkeneye ko mugenzi wanjye amfasha tugakora indirimbo nkambwira ati ya kano kantu ugashyiramo gutya bimeze gutya, kano kitwa gutya bigenze hano ugashyize muri ino ndirimbo nawe ukajyanye na ino style, urumva nyine harimo itandukaniro ryinshi cyane. Good. Hari indirimbo yawe yaje gukundwa niba nibuka yitwa I Beg You, ni indirimbo waririmbye ku ma stage menshi abakobwa bamwe ugasanga byahindutse, indirimbo rwose niba yaba iri hafi rwose nkusabye wayikubitaho kabisa. Umunsi nibuka amasaha nkaya n'umunsi wambwiye ko ntari utabaho, uti nakubwiwe kuva kera uri muto ngo tuzabana no mu mpera z'ibihe. Njya nibuka amagambo wambwiraga uti turi bato ikindi tuzera imbuto, amarira akuzura mu maso nyicwa n'agahinda, niba ariho akaba kubabaza uzamubwire ko n'ubundi wabengutswe, niba koko hari ubundi buzima buba mu rukundo. I beg you, iby'urukundo sinzira igororotse, oya no, si n'imikino bikinira uko bashatse, oya bwiza bwanjye tuza rero ninoema, ko hari benshi barurwamo iby'uyu munsi n'ibikurarure, oya no. Wow, I Beg You, ni indirimbo rwose ya trendinze cyane ku ma stage agiye atandukanye, indirimbo nziza cyane ngira ngo mwabyiyumviye. Rero indirimbo bayita I Beg You, hamwe n'izindi ndirimbo nyinshi cyane afite umuhungu wacu, niyo mpamvu uyu munsi namubazaniye. He is Tom Breeze, my name is JD, ubu ni Butare Media. Dukomeza hari abahanzi bakiri batoya cyane ariko banamaze iminsi, dufite Bajuno, dufite aba Afrique, dufite n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Iyi challenge mu Rwanda yo gusora abahanzi benshi uko kwibona ute, ese niwe muhanzi muri abo kuko bavuze tubafata nk'abapapa baraba ba Meddy ba The Ben, so bari on the top, bari ku gasongero ugeranyije mu Rwanda. Gusa hari n'undi dufite Bruce Melody, okay, hari challenge kunze kuhaba Bruce Melody, The Ben, Meddy, bimeze bite wowe? Nta gitekerezo watanga ariko mbere yuko ugera aho ngaho muri bano bahanzi batoya uri kubabona ute, ese ubu uri kubona birimo ninde? Bose babirimo, bose nabyo ati bose babirimo rwose. Ngewe reka mbwire kuko ngewe ushobora kuvuga uti uyu munsi yakupiseho ikintu cya danje ari kutwemeza. Ukoze boro buri wese ukoze boro tu numva ari fresh, kandi nta n'impamvu yo gutera negative comment cause cyakoze umuntu ufite abamwandikira sinzi ngo ninde muri aba twabita aba artist bakiri bato, ntabwo ufite uwandikirwa n'undi muntu from scratch, uwo nguwo kabisa n'ubusa
Ubu simvuze ngo ni ukama, simvuze ngo ni Afrique. Namuzi wamutubwira. Ati nawe mvuze aramutse. Ariko nawe niba arimo ubwo nyine ubu ngubu rwose arakishakisha ntabwo aramenya umuziki ngo bimeze. Okay, hari umuhanzi bita New Bosco yaraje akubita amasho bimera neza cyane, andimo bantu banamufanaga buriya byatanje ntabwo nabara kubivuga. Bimeze bite New Bosco, wowe wamubona gute? New Bosco ari umuhanga. Kwanza ni umuhanga. Ari umuhanga ahubwo ni umuhanga. New Bosco ni umuhanga. Cause ndamikinga sure neza ko buri kintu cyose ari ukikora from scratch. Niwe wiyandikira, niwe wikiratingira melody, urumva niwe wikiratingira haba melody kuri gitari, haba melody ku ijwi rye mwenyewe. Ni umuhanga. Amutipe ni umuhanga. Nta ndirimbo ye waba ufite hafi ngo uyituririmbireho? Najya mudakurikirana utuntu twe cyane. Ntabwo ujya ukunda gukurikirana utuntu twe cyane. Najya mudakurikirana utuntu twe. Hari y'undi muhanzi se waba ufite hafi ahangaha kugira ngo dukomeze turye show twiryohereza kuri iyi channel yacu imeze neza cyane itegura ibintu by'ubwenge bigezweho? Singiye kuvuga ngo wenda uko ndajya nkurikirana umuziki nyarwanda. Umuziki nyarwanda ndawukurikirana cyane. Ariko mu buzima bwanjye iyo ngiye kumva imiziki, nkunze kumva imiziki yo hanze, imiziki y'abantu yo hanze no mu Rwanda. Hatagira umuntu ubyumva nabi. No mu Rwanda ndayikurikirana, ariko by the way kuko abanyarwanda riga dufitanye isano. Birumvikana. Dufitanye isano. Yo gutera uburezi arabwibanza. Ikintu naguhaho gitandukanye n'icyo nahaha ku munyamahanga. Kuko dusangiye ikinyarwanda, dusangiye ibintu byinshi. That's why ngewe nkunze gukurikirana abahanzi b'abanyamahanga. Ba Enrique Iglesias n'abandi. Okay. Wow. Tarinze wanajya mu Rwanda rero. Wow. Rwose ni ibintu bimeze neza cyane. Tom Breeze wakomeze kuduhereza vibe. Tom Breeze nyuma ya music ni muntu ki? Tom Breeze. Nyuma y'imiziki. Tom Breeze nyuma y'imiziki ni umuntu usanzwe, ni umuntu wikorera akazi nyine. Akazi gasanzwe. Gukora akazi gasanzwe ariko gafitanye isano n'imiziki. Ariko tugiye twirengije umuziki cyane. Tom Breeze ntabwo kari mu muziki. Ubuzima bwabo bwose ni imiziki. Imiziki uretse nyine gufata akanya ko gusura abavandimwe. Ariko havuyemo ibyo ngibyo, ni umuntu ukunda gusenga. Ni umuntu usenga, ni umuntu ukunda Imana, ushishikariza abantu gukunda Imana. Gusa ugira n'amahirwe, buragunze kugira amahirwe amahirwe yo guhura n'abanzi bagenzi banjye cyane cyane bakiri bato. Bakangisha inama, ikintu cya mbere mbabwira ni kwizera. Kwizera Imana, gusenga no gukora cyane, gukora ikintu ukunda cyane. N'uwo muntu niwe Tom Breeze. Twigeze kuvuga ko Tom Breeze yigeze kuba atwika amastage birakomera, hazaho n'igihe cyo kujya mu masomo. Tom Breeze aragaruka. Tom Breeze ugarutse ni Tom Breeze umeze ute? Ni Tom Breeze ugiye gukora ikimeze giti? Tom Breeze wa kera si uyu munsi. Tom Breeze wa kera si uyu munsi. Hari byinshi byanditse cyane. Ntabwira itangazamakuru kano kanya kubera kurumva namaze amatsiko abantu. Gusa ikintu nabwira abafans banjye, nabwira gang yanjye, abafans banjye gore muri gang yanjye. Nabwira n'aba haters n'abakumbona, ikintu nababwira abankunda abanyanga, nabwira ko ubu ngubu nje ndi opposed. Tom Breeze is back again. You are back. Urumva bitege ewana akanya gato cyane, sinabwiye ngo nakanya kari busa, akanya gato cyane hari ikintu kigiye kuza boom. Ewana baratavuga Tom Breeze kabisa. Tom Breeze kabisa. Ariko angira ngo wenda niba ufite nk'indirimbo eshanu zuteganya, ushobora kuvuga uti wenda nateguramo n'imwe rwose kugira ngo abakunzi bawe bakomeze kuvuga bati kuri package adufitiye byacakoze hari akantu karimo, sibyo? Angira ngo rero rwose
tutagutindiye rwose wamara impungenge n'amatsiko abafans bawe baba bagukurikiranye ndabizi ni benshi abakurikirana ubutare media ni benshi ngira ngo rwose ni nayo mpamvu nakuzanye kugira ngo bibonere umuhungu wabo akantu mbafitiye ni indirimbo turi gukorera video muri minsi ishobora gusohoka vuba ntabwo natangaza izina ryayo by the way kuko izina ryayo naryo ni so perfect gusa ni indirimbo yiganjemo amagambo y'urubyiruko n'amagambo y'urubyiruko bya bindi nyine za slangs and then akaba yiganjemo n'ubutumwa ko ntabwo ari indirimbo y'inkunda rubyino ni indirimbo y'umuntu uwo ari we wese yakumva akavuga ngo yabaye sorry ko ni indirimbo ngiye kwisubiramo kuko ishobora kubona n'ibyo bakavuga ati indirimbo ntacyo bitwaye kabisa ibyo wabisubiwemo nibisanzwe uburyo narinzwi nka marishari wowe ukaminura nka rishari urakana kabi ukupitapita umera hasi wafashe agafege kandi nsanzwe nzi kuri umupende uririmba muri korari sinarinzi ko pe nabyo slayinga kumbura flyinga n'abapapa bagufilinga shaya Insta, Snapchat, uba kwigaza gashadebu TikTok, likers, ibose gusajije sha ukunurikeza usa n'akana k'Imana kandi urakabandi uzabyigire ku bandi ukunurikeza usa n'akana k'Imana kandi urakabandi uzabyigire ku bandi nyashi yabaye nyashi na nyashi yanyize ipanji nyashi yabaye nyashi na nyashi uzaneza police nyashi yabaye nyashi turaza kubona mu minsi mike cyane you're right ati nyashi yabaye nyashi na nyashi okay Tom Breeze wakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye udukubita amasho ariko se Tom Breeze mu ndirimbo zawe niyo ndirimbo ukunda kurusha izindi ukavuga ati indirimbo cyakoze kabisa indirimbo nkunda kurusha izindi kurusha izindi ubwo se n'abadukurikiye bashaka kumbaza icyo kibazo indirimbo nkunda kurusha izindi yes ariko guys mureke mbabwishe Jada yambaje indirimbo nkunda kurusha izindi indirimbo nkunda kurusha izindi iri muri studio nabwira so bivuze ngo izindi zose uzikunda kimwe zikunda kimwe tu iri muri studio rero nabwira so iri muri studio nabwira so nisohoka nizere ko muzaba muri tayari kabisa akandi ka vibe ufite hafi ahangaha kabisa tuzamuke yabyutse kare cyane yamarumba avuga ko agiye gushaka umukunzi narategereje buri ndabwira ntekereza igisubizo kiwe ndakibura nafashe telefone ndahamagara igisubizo kiwe kizana n'ikiniga ati pepe naragukunze ntiwamenya koresha n'ibimenyetso ntiwabibona baby gusa byumve munsi byumve nagukunde byumve ni wowe nkunda gusa baby ni wowe nkunda gusa
umutima undi kumenya biravuna sinari nzi neza icyo ntekerezaho ngo twageze mu bigori ati bose baramutse babonetse bari muri bwe uvuze ikintu rero ugira ibyo unyibutsa hari abahanzi twakunze cyane kandi wigeze no kubakomozaho The Ben, Meddy, ndaza kugaruka kuri Meddy cyane. Meddy yagiye mu bijyanye na n'indirimbo zisanzwe zihimbaza Imana niko tubivuga, ariko vibe uko yari ameze mbere uko bimeze buno abenshi bati twaramubuze, ubibona ute wowe rwose aho ahinduriye akabagiye nivuganire n'abadukurikiye ngiye nifuza ko baza gutera comment kwa rino jambo ngiye kuvuga bavuge niba mbeshe ara mwira ndirimba ijambo rivuga ngo sinarinzi ko pe now just layinga kumbura flyinga naba papa bagufeelinga sha urumva unande bango ngo nibisanzwe ujye nanzwe amarishari wowe ukaminura nk'arishari urakana kabi ukupita pita umera hasi wafashaga feke kandi nsanzwe nzi kuri umupende uririmba muri korari ura imiziki uyu munsi sigezenguruka umuntu musaga muri korari ejo kumva ngo yagiye kuri stage yambaye gusa ari kuririmba cyane twarimo tuvuga sibyo kandi yarazwi muri korari gusakana kabi nakana kabi none undi ukamusanga yagize muri gospel kandi ejo bundi yari kuvuga ati ama hejuru urumva ubwo nawe usakana kabi bura ikintu ngiye navuga kuri Meddy buriya urambirwa iby'Imana ukajya mu by'isi sibyo warambirwa iby'isi nta muntu kuvugira ntabwo ari wowe Meddy ndi kubwira niba n'abari yavuze ko nta wamusimbura ariko nta n'uwamusimbura wese ari kujya ariko niba nta wamusimbura yavuze ko nta wamusimbura nanyitege kabisa yagiye kumusimbura abakunzi ba Meddy muri hehe niba turi comment hasi niba ntawamusimbura nibihangane rwose ndibahangayike kuko uramusimbura sari arahari arekuye nawe bombe tuyite bombe ati niba hariho kuvuga ngo nta wamusimbura ngewe nakomeje kubitekerezaho kare nari nzi yuko ari n'ibintu ndibuze kukubwira baraba The Ben bambabarire babyumve neza abo ba Meddy asinzi whatever rwose iyi mpano yo ni impano idasanzwe biragaragara binaraboneka ariko niba bahindagurika kuriya ukaba dufite umuhanzi whatever ngo yagiye muri gospel bikaba bimeze bityo ubwose urumva ko hari ikintu kiba gihinduka byanze bikunze muri music uko bimeze rero urambwiti nibitegeko ndaje musimbura ko bitaye ikintu twiyumvira kapisa Meddy rwose bemeza umubwire ko ugomba kumusimbura. Iyi ni on one channel called Butare Media, ndabakunda rwose ariko namwe nzi neza ko mu nkunda murabigaragaza mukora share na like subscribe. Meddy reka none uririmbira karirimbo gusina abwo abakunzi ba Meddy n'abakunzi banjye muri rusange. Arakarimbo ka Meddy uranakundaga kera ubwo uyu munsi ashobora kuba atakibuka cyangwa se kibuka simbizi kubera ko yegereye Imana ariko na kera yegeraga Imana ndamuzi uramuhunga akunda Imana cyane zukwa munane nibwo wambwiye yo akazina kawe kukubura umwanya muto ningo gusogongera kurupfu yambwiye iby'umunezero maze biramerekeza uri ikifuzo cy'umutima gikomeye nacanze nkuranwa kwibagira uwo nkunda najyaga numva ko wahindutse kaho wagiye wahiriwe
naragusimbuye. ati naragusimbuye kandi koko murabyumva rwose ni amazing sound, ijwi rimeze neza cyane. Tusa n'abagana ku musozo, niye ntama wagira watanga kuri music nyarwanda, nibihe ubona bitagenda neza ariko ukavuga uti mu Rwanda rwose dukoze ibi byaba sawa? Ngiye ntabwo navuga ngo ni cyo kitagenda neza, kuko abanyamuziki nyine bazi kitagenda neza. Singiye kuvuga ngo kitagenda neza ni ikihe, kandi nanjye singarutse muziki mvuze ngo ngiye ngo guhindura ibintu. Ntabwo ngiye guhindura ibintu guys, ahubwo ngiye kongera itafari. Ngiye gushyira itafari ryanjye ku muziki. And then naho entertainment bamusaga nyinshi, nabo tuvuga ntago ariko tuba tubanza ngo tuvuge uko tubibona urumva. Gusa y'abantu guys, mutwiteke mureke dukora imiziki, urumva, imiziki itagira amagambo. Dukora imiziki itagira amagambo, imiziki yo kuvuga ngo oya, dukora imiziki yabwo iyo miziki abarivuga. Dukora imiziki itagira amagambo. Ushaka Tom Breeze, ukeneye Tom Breeze yamubona ate? Ushaka maybe support, ushaka ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, Tom Breeze ni gute yamubona? Uyu munsi Tom Breeze uyu munsi si wa kera. Uyu munsi Tom Breeze ari muri big team yitwa Ubutare Media. Ni YouTube channel. Yes guys, abankunda abanyaga bura ushobora no kunyaga ugakanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirana utuntu tw'ubufu nyine ariko by the way ibyo ufite byo birarenze ushobora no kuba umundo ukagwatereka ngo ufite kusabu kuko tomanshitse byaba ari ikibazo. Guys, abazi banje mwumve ko mbakure sapo bya danje muri abantu b'abagabo, abakunzi banje hejuru cyane murabizi dusanzwe dukundana. Big team Ubutare Media, mwebwe muri abantu banje murabizi. And then naho ngaho muzansanga uzashaka wese azansanga ku Butare Media. Niyo location yanjye, nicyo cyumba cyanjye, urumva, ahantu hose niyo biro yanjye. Uzashaka nyine azandikira ku Butare Media, hasi yashiramo comment yagira ute, acavuga ati navuga ati Tom byonyine nzahita nkubita inyuma kwa kundi kwaje, ashiraho n'akanimero ke, nzahita muhamagara. Nagazirirwa muhamagara, inite ziba zihari Butare Media siko yakemuye. biba bihari ati ntabazirirwa anyura kure. Hanyuma rero dusa n'abasoza, shaka indirimbo rwose uhereza abafanizi bawe, babwira uti batuye aka karirimbo kabisa kugira ngo dukomeze twiryohereze. Buri abafanizi banjye ndabakunda. Ndabakunda cyane. That's why bura umufanzi wanjye kugira ngo abashe kunyumva neza nuko muhereza akantu nyine slow motion. Sibyo guys, reka mbahe kano kantu mwumve ko y'abantu mbakunda cyane, ariko mbibutse nanone ko ubu ngubu ndi umuvandimwe wa iyo channel iri aho ngaho, bakanda hara hasi ku Butare Media. And then dukomeze wana tugire gutya na big team twagura. Ubwiza bwanjye urutugama shira njye ndagukunda, uriho wambereye ihogoza, umbera umutoza w'urukundo, urutana inyama rurabo uri roho nzima nk'uwaye isezerano ry'urukundo, ndavuga urwo nzabakunda
kugeza imvi ziba y'uruyenzi mu byiza n'ibibi nzabamari bafana banjye nzababera umutoni n'abakunda cyane bafana banjye nzababera umutoni n'ahandi wakura ibiganiro byiza biryoshye bisobanutse n'ahandi wakura showbiz na entertainment n'ahandi warya weekend yawe umeze neza n'ahandi wakura ibyishimo bidasanzwe. It's our only one channel called Utare Media. Ni JD w'ibihe byose kandi komeza ukoresha na like kuri ibi biganiro byacu turyoha turyosha tumeze neza cyane. Ndabakunda ndabizi namwe mu nkunda kundusha. Ciao ciao, hasta la vista.